urumva madamu yaravuze ko yababajwe nuko Mutesi yavuze ngo amata yajyanye Masaka. Mutesi yaravuze ngo kukinga umugore wanjye amata yajyanye muri Arizona muri Amerika ngashyira umugore wajya kwigenda Rusagara Muziranenge Francine. So urumva rero madamu byaramubabaje nta nundi bitabaza nawe ariwe byakoza uramutse yerekeje iwawe. Amata ni ikintu cyubashywe cyane. Reka vuga rero ni Apotre Yongwe numvise bamuvuze mu by'ukuri muri iyi minsi yitwaye neza, ari mu murimo yivugira ivuga butumwa, nta kirimo no gutwika nka mbere. Oya ntarimo gutwika nkuko turimo turatwika. Aso wese niho bishya bishyira ku bindi. Oya ntabwo ndagiye. Niko byavuzwe. Oya ntabwo ndagiye. Urumva ubwo tukureho urujijo. Oya niyo Ikaze TV ni property ya Pastor Claude Niyonzima ijana ku ijana. Jewe ntabwo ndagiye. Pregenza nese bashaka ko secretary isa nkora mu ntuzi. Oya abanyarwanda baremeye, abantu barabimeye. Turareba ninde bandikiye batanga igihe Yes. Ifunze fresh. Bana ko ifunze byatanje. Ngi rwose bana Claude. Kaba kayifunze fresh. Hanyuma gahunda technique presented to Ikaze TV Rwanda for passing ibihumbi 100 byo birumvikana subscribers. Hanyuma sasa no muntu wafashe channel yego aravuga ati ntabwo bikwiriye gukomeza gutanga ibiganiro ku bandi, nta nyungu winjiza, nta channel yawe ufite, nanjye ngiye nkwifura ati ikindi nagwa cyose nagwa miliyoni ukayirya, nagwa miliyoni 2 ukazirya, nagwa miliyoni 5 zikagenda, reka nguhe channel. Yego. Yes, reka nongere mbaye ikaze rero mwe mwakoze subscribe ku Ikaze TV hamwe na DNI Ministry Rwanda. Nge uri nyuma ya kamera ni Socrate, umunyamakuru uje mu mwuga vuba ariko muraza kwihanganira aho ndi bugende ntego. Imbere ya screen zacu rero ya kamera zacu rero turi kumwe n'umuvuga butumwa akaba Pastor Claude tuwaye ikaze. Akoze cyane. Uracyarimo guserebura umunsi mukuru. Urumva nanasaraye. Ego twihangane uko baza kubyakira. Twakoze urugendo rero tuza kugusura. Nyuma yaho umaze iminsi umeze nk'uri mu kwabuki, umwana uvutse vuba nanone. Yego. Nyuma y'ibyishimo twagize ku cyumweru nasanze n'umukatu gihari. Turacyaserebura. Yego. Nahawe ikaze wawe nishimye n'iby'agaciro. Bakoze cyane. Ariko nyine nyuma yuko twagiriwe amahirwe yo guhura nawe ku cyumweru turimo duserebura twishimye, abantu barabibonye mu itangazamakuru rigiye ritandukanye, hari ibitangazamakuru byinshi. Yego. Hari benshi bagiye bibaza ngo ariko se hariya ni kwa Claude niho koko nongeye mbisubiremo, naje nongeye mpirebere, arongera anyakira. Pastor Karame nasanze wasaraye, barasiko twihanganira ijwi ryawe naryo nta kibazo biragenda biza bukeya, ariko uri umuntu wacu, uri umuntu wabo n'ubundi kubera Imana biraza kugena. Nizere ko neza Imana ibuze kutuba hafi kugira ngo kino kiganiro tugiye kugirana kize kuba icyumugisha. Yego. Nyuma rero yo kwishima, igitaramo cyagaragayemo kwisanzura, kwishima, kuramya, gusenga. Ku cyumweru wari umunsi umugisha. Ari umunsi umugisha, abantu benshi babikurikiranye. Hari n'ubutumwa bwahatangiye by the way, harimo ari nabyo turi buze kugarukaho uyu munsi. Yego. Twita kuri message yatanzwe nawe ndetse n'umufasha wawe ku bijyanye n'ibyari bimaze iminsi bikuvugwaho. Ntabwo tubitinde mu bintu byinshi kubera ko n'ubundi barabizi, tukadukubita tubangura. Yego. Watanze ubutumwa hamwe na madamu waragira ati abo bose nasabye umufasha wanjye, umutware wanjye kubihorera. Yari imaze iminsi bivugwa hagati byawe na Pastor Mutesi Claude. Yes. Gahunda iracyari yayindi. Imeze ite? Kuri message yatanzwe na madamu wawe avuga ko mwafashe umwanzuro wo kwihorera abari kuvuga ku bijyanye n'amatiku cyangwa se amagambo yagiye avugwa muri gospel. Urabizi ko ni byinshi cyane bivugwa, ariko ku ruhande rwawe na Mutesi byayivuga ko hari affaire mwajyaga mugirana, hari ibyo hajemo amanyanga, byagiye bica intege bamwe mu bantu bakunda itorero muri rusange. Ariko ku rundi ruhande hagenda hagaragara ukundi kuri wagiye utanga. Yego.
abenshi bagenda bakugarukira nyuma yo kumenya ukuri hanyuma se ufashe umwanzuro ko tuzongera kugira ikintu bivugaho. Secret rero buriya hari aha turi mu kazi kabwira abantu ko turi mu kazi yego kandi Ikaze TV Rwanda ni channel ya YouTube ahubwo hirya y'ibyo tububwire n'abantu twabonye n'igihembo nuko tutarakimurika cya silver. Wow, congratulations. Thank you. Turi mu kazi rero, mu kazi ntabwo umuntu asiba ikivi ari muzima ku kivi umuntu akomeza agahinga agatera kabagara akazanasarura ibyo tuba dukora rero tuba turi mu kazi. Iyo umuntu agize gutya akampamagara ndamwitaba. Yego. Ndubwo niba mutasa bamagaye kuri YouTube ndamwitaba. Nundi abamagaye kuri YouTube ndamwitaba. Bivuze iki rero? Ikibi ni ukukora ibigize ibyaha ariko noneho tuba turi muri showbiz. Showbiz rero ni ukubwira abantu icyo batari bazi. Yego. Kandi ufitiye amakuru acukumbuye. Nubango rero ibintu ku buryo n'amategeko iyo akubajije bati ibi bintu bifitiye gihamya turi ngibi ku meza. Ufite fact. Fact. Iyo ufite fact rero y'ibyo bintu nibwira rwose n'amategeko na RIB ntacyo yakubaza. cyangwa nyuma tuzasangana bimeze nka bya bindi by'abahungu b'iyi minsi basigaye ngo nagatwiko byari prank nkuko bya James na Oliver turaza kubigarukaho bamwe bavuga ngo ni prank abandi bikaba ari impamo. Oya ntabwo ari tubaze dusuhuza ariko abantu badukurikirana by the way twibagiye gusuhuza abantu badukurikirana mu Rwanda rwacu rwa Kanyarwanda. Yego. Jessica bipanga icyogere mu nkuba umwami w'abaguru wanjye atarimo hanyuma ajya avuga ati u Rwanda ni umubeya nawe tumusuhuze adukurikirana. Igihugu ni tambarare. Igihugu tambarare bisobanura ahantu haringaniye ni mu Giswahili tambarare. Nivuga ngo igihugu kiraringaniye, igihugu ni kizima kimeze neza, igihugu cyacu ni umubeya. Dusuhuze na Bishop Dr Habineza Jean Claude. Yego. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumubwire ngo nawe tumwifurize ijoro ryiza ku buri bamwe n'ijoro turabifuriza ijoro ryiza abandi n'amanywa. Ariko turimo turakora ikiganiro muri Amerika barasinzire bararyamye. Rero n'abandi bose turasuje Australia, Canada, Amerika twahavuze, ibihugu by'Uburayi mwese, Ubwongereza, Africa, East Africa mwese mwiyumve ngo ikaze ku Ikaze TV Rwanda na DNI Ministries. Mwese bo muhabwa umugisha abo mbaze swe ntuze DNI Ministries ni showbiz ni gitangazamakuru cyo muri gospel. Ni gitangazamakuru cyo muri gospel. Ariko tukita kuri trend kubiri kuvugwa mu itorero. Kuri biravugwa mu itorero trend. Nabibutse ko nyuma ya kino kiganiro turi butangire kubahereza amakuru y'ubwino ari kugenda rero amaso y'abanyarwanda n'abaturage kurode mbashaka gihe. Ayo ni urugendo turi kumwe kenshi cyane mubona kuri screen zacu za DNI Ministry TV. Claude nawe nk'umuntu wacu ni mu rugo ubu no nagiye kujya hagaragara kenshi gashoboka. Oya niko bimeze. Yego. Hanyuma rero icyo twavuga ni ukuvuga ngo iyo umuntu muri showbiz gospel muri gospel bisobanuye iki? Amakuru yo muri gospel ni itaragenze neza. Ni amakuru dushobora kumva muri Zion Temple kwa Apotre Gitwaza tukaba turayabahereje. Twayumva muri Anglikani tukayaza twabahera ku gihe. Twakumva muri ADPR tukayazana ku gihe. So twakumva ibivugwa mu muhanda hano hanze tuhita ku mihanda tukayazana ku gihe. So rero urumva Secret nuvuga ngo na amakuru yo muri gospel ariko ari serious. Yageze kuko ntabwo ari kuvanga amakuru gusatsa tunabagezaho bimwe mu byigisho bikomeza kugenda bibohora imitima y'abanyarwanda muri cyangwa se badukurikira ku mpande zose z'isi. Yego utumye tunyaruka cyane dusimuka kantu kuko uri mu kwepa ko bishobora kuba ibyawe na Mutesi ari prank. Nkuko ibya prank. Urumva madamu yaravuze ko yababajwe nuko Mutesi yavuze ngo amata yajyanye Masaka. Mutesi yaravuze ngo kukinga umugore wanjye amatata yajyanye muri Arizona muri Amerika ngashyira umugore wajya kwigenda Rusagara Muziranenge Francine. So urumva rero madamu byaramubabaje nta nundi bitabaza nawe ariwe byakwaza umuntu yerekeje iwawe. Amata ni ikintu cyubashywe cyane. Rero na Bibiliya yavuga ngo tuza mu gihugu cy'amata n'ubuki. Mu gihugu cy'amata n'ubuki rero ni ahantu heza hataba ibibazo hataba inzara hataba gusonza hahora amata ni meza ubuki burasosa. Tuza mu gihugu cy'amata n'ubuki. So urumva rero nuko bimeze nicyo cyababaje madamu
kubw'amagambo Mutesi yavuze atari meza bitewe n'uko Mutesi yari yasabye amafaranga avuga ko mu gushyingura nyakwigendera Rusagara ari hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 by'idolari. Arongera avuga ko nanone hagati aho arwaye akeneye amafaranga yo kujya kwivuza muri Kenya. So urumva rero tuza gutungurwa nuko nta n'urwego rw'ibihumbi 5 Mutesi yohereje muri Arizona ku munsi wo gushyingura. Ibyo nuko bimeze kandi urumva ibyavugiye ku Karubanda bigaruka ku Karubanda, ibyabaye mu rwihisho bineserwa mu rwihisho. Ese ubwo ngubwo nkuko bivuga uryo bintu byakitwa ko ukirimo guhangana mu buryo noneho buteruye, ariko se urumva nkuko nawe bivuze nawe asa nkaho rero ubu niburiye umuntu byibuza amakuru tuba dufite yo mu gikari avuga ko nta rwabo rw'ibihumbi 5 Mutesi yatanze muri Arizona mu gushyingura. Twabuze umuntu wajya kuri telefone ngo atubwize ukuri, ariko byanga bikunda azaboneka. Wa muri comment mo barabireba barahita batubwira ati koko nibyo cyangwa se pastor uri kutubeshya ko turabizi neza ko yagize uruhare urunguru kugira ngo bigende neza. Yego, ntabwo turutinde cyane ku mazimwe kuko byagiye bivugwa cyane bimaze n'igihe kirekire. Iyi nkuru imaze gusaza mu matwi y'abanyarwanda n'abadukurikiye mu abantu bakunda byacitse. Ubu nureba ngiye aho nguko rero mfashe Bibiliya nkabwiriza nta views zawe, ariko ninjye mu amatiku nimbazane byabaye hari pa ibyo byo bakunda kureba ku byabaye hari reka mite nyaruka rero ndaho rero ndi gutembera mu mujyi wa Kigali. Yego, mubone yambaye agakaske nkuko amaze iminsi abivuga, asigaye yambara agakaske. uwo ninde? Uraza kumumenya nta wundi uvuga ngo bamwubakanye Kibagabaga rero nyuma yo gufungurwa rero asubiye ku murongo nyuma yo kugororwa asigaye yarayobotse nawe inzira agakaske, asigaye atega moto. Nibihe bitamworoheye, bavuga ko ayo yibaga nibivugwa ayo yibaga cyangwa se yaryaga abakristo abarokore muri rusange. Yego, byari mugejeje kure ahita afata umwanzuro wo kwita arekeraho, ari naho bitamworoheye akaba ariyo mpamvu arimo atega moto nk'abandi bose nk'umuvuga butumwa. ntabwo byigize iyo wavuze ngo babubakanye Kibagabaga ubwo nahise mbyumva uwo nkeka kandi uvuze ngo ufunguwe vuba. Mu by'ukuri buriya iyo bavuga ngo igororero ni ukugorora, ni ikintu kiba kigoramye. Igiti iyo kigoramye kiragororwa kikagororoka kijya ku murongo, bagiha igivu kikajya ku murayini cyangwa ku murongo. Icyuma kigoramye bakakigora neza bakagira neza bakagorora kigagororoka kikajya ku murongo. N'umuntu rero yatanye akagira abajyanama beza bakamubwira batari ko ibi uvuga sibyo, ibivuga sibyo, ibi sibyo, ibi bireke kora ibi. Vuga ibi turabona muri rusange muri rubanda nyamwinshi turabona ibyaba byiza ari ibi ngibi. Uwo nawe nta mpamvu yo kutagororoka. So reka vuga rero ni Apotre Yongwe mwumvise bamuvuze mu by'ukuri muri iyi minsi yitwaye neza, ari mu murimo yivugira ivuga butumwa, nta kirimo no gutwika nka mbere. Oya ntarimo gutwika nkuko turimo turatwika. Wese niho bishya bishyira rero Secret yewe umbwiye ngo niho bishya bikira bucya yantanzeyo. Uramenye nawe utavuga nkabikwifuriza ukajyayo. Oya nuko na mbere ukajyayo mwigeze gusa nkaho baza wumve impamvu jewe nta ntuze nta mitungo ndimo ndavuga ngo nzabazwa nayikuye. Wabyumvise? Yego. Hanyuma hari uburyo umuntu avuga ati nibi abantu bareba bakavuga batari kose Claude yabikuye Claude TV televiziyo y'Ikaze TV yo ngida yifite nazo nzabereka naho nayikuye n'uburyo nayihawe nk'impano. Yego, nayihawe nk'impano n'uwayimpaye nk'impano n'umunyarwanda wemewe wayimpaye nk'impano. Yego, aremewe yubatse muri Kigali yafasha aba muri diaspora nyarwanda aremewe. So hanyuma ku bindi byaragiye bivugwa ko uragiye ku bindi oya ntabwo ndagiye niko byavuzwe. Oya ntabwo ndagiye urumva ubwo tukureho urujijo. Oya niyo Ikaze TV ni property ya Pastor Claude Niyonzima ijana ku ijana. Jewe ntabwo ndagiye Pregenuza nese Silva shaka ko secretary isa nkora mu ntuza. Oya abanyarwanda barebe abantu barabimwe turareba ninde bandikiye batanga igihe kuko ni nabo bwa mbere nari ntanayimurika.
oya ariko biravugwa urabizi biravugwa abantu benshi baravuga ko ushobora kuba uragiye ahubwo akaba ariyo mpamvu urimo gukoresha mu buryo bwawe kugira ngo ubone ko wibira aba diaspora. ntabwo ngewe ndagiye, ni property ya Niyonzima Ikaze TV Rwanda iri mu biganza byanjye. Wow. tunaguha felicitation murakoze bazaniye silver, ariko niba bizani babibona abanyarwanda burya bimurabo yuko ni byiza ko abantu babona ko bundi hari umunsi nteganya wo kuyimurika, ngira nabo gushimira nabo ngomba kuzashimiramo muri yo batumye mbasha kuyigeraho. Yego. Abo bose rero ni abantu ushimira buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko kandi ntabwo ndagiriye umuntu. Wow. Kondo umuntu uzi kuvuga ufite akanwa kavuga, n'abana batangira mu gitondo bakagira amacano korode ko kubona amacano tuyibwizanyije ukuri koko. So urumva rero iki ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bagiye hari n'abashatse kunyangaja ngo bamwe contract Ikaze TV ngo nkoresha Ikaze TV niyo chano yabo izindi nziveho. Uyo mu bamamagara se ntumbone nasinye kontara ifunga ndavuga nge ntabwo najya, ariko wa mugani utarajya kure wenda batarazana niyo silver award. Biravugwa ko abanyama YouTube channel menshi basigaye bafata umuntu bakamuzirira kugira ngo ari bonyine bagera bakaguha contract. Yego. Buriya urabona nka Jihad, ura Jihad nta yindi nta channel nimwe mere ku mukamera ngo ya uploading icyo kiganiro. Yego. Yewe na radio akora aho yitwa Isibo TV, Isibo Radio, ntabwo bafata ibiganiro bye ngo babishyire kuri YouTube. Iyo ni breaking news, ntabwo abanyeshuri babizi, ariko nyine biravugwa ko DNI ndamutse ngeze kuri DNI ishobora kuvuga ati ni Ikaze TV na DNI Ministries kontani kivuga cyane, nuba gutanga ibiganiro byawe mu minsi 2 mu cyumweru ujye utanga ibiganiro kuri DNI, ariko nta handi tugushaka. So urumva rero ariko sizo babandi rero waje imeri yahawe Claude Niyonzima, imeri iyo ni silver award neza fresh cyane rwose. Abanyarwanda bibone ko ari igihembo cya YouTube. avuga ngo ndaragiye jewe ndagiriye nde, niko bivugwa ariko bandi ko bivugwa nyine bahozeho. Abanyarwanda rero nizere ko bari muri fresh noneho ndajina nafungura imbere sasa. Yes, niyo kintu cyane ko nenge ko byateye uko niyo cyangwa ni inyuma boherereje inyuma YouTube yoherereje email ya Niyonzima Jean Claude. Yego. Noneho tujya imbere haraza Ikaze TV Rwanda cyane passing, hanyuma dore nongere mpindukize na hano hano ngaha. Yego, abanyarwanda barabona cyane rwose ko tegereze barebe ko ari ibya Niyonzima Claude. Yes. Ngatwereke rero hanyuma rero sasa kubera ko wowe uremewe, wowe rero kubera Imana uremewe, wowe uremewe Prince wewe wayifunze uremewe. Wow. Si hanyuma gahunda tekinike bifunze fresh, bana ko bifunze bya danger ngi rwose bana ko barimo kaba kayifunze fresh. Hanyuma gahunda tekinike presented to Ikaze TV Rwanda for passing 100 byo birumvikana subscribers. Hanyuma sasa iwe gahugahuye n'umunyitsi, noneho ukuri kugiye ahabona, ukuri kugiye ahabona kugeza ukuri. Ngiyo awards nitwe bambere bagaragaje ko Claude Niyonzima Ikaze TV Rwanda yahawe silver award yuko yuje 100 by'aba subscribers. Amen. Banyarwandakazi numva navuze akaruru kubera ko byavuzwe bamuciye intege bakoze iki, ariko kubera Imana birabaye. Ubu nawe
uremewe ubu ndemewe ubu turi muri gahunda yo gusatira miliyoni natwe baca umwe ari mu kinyarwanda ngo gahunda ni miliyoni ni amasoso reka nkwifuriza no kugira miliyoni aho Sabe yageze rwose wayisimba TV natwe niho turimo turerekeza wow ubu ngubu noneho sasa twakikomera ikiganiro uba ushaka wakicara ukabwira madamu ati ongera unkorere ka cyayi naravunitse iki gikombe yego ntabwo ndagira harimo abantu ngomba kuzavuga amazina yabo bikubitiro ariko by'umwihariko ni umuntu wafashe ikaze ni umuntu wafashe cano yego aravuga ati ntabwo bikwiriye gukomeza gutanga ibiganiro ku bandi nta nyungu winjiza nta cano yawe ufite nanjye ngiye nkwifura ati ikindi naguha cyose naguha miliyoni ukayirya naguha miliyoni ebyiri ukazirya naguha miliyoni eshanu zikagenda reka nguhe cano yego ifite amasabu iri monetize hanyuma nawe ugire icyo uzasarura cyose ni umusaruro wawe ni cano yawe dore ngiyi ewana ntago se uvu mentioning akazina oya kazina ntabwo ngiye kukavuga uyu munsi uzamuvuga ku munsi wo kuyimurika ku mugaragaro uzamuvuga ku munsi wo kuyimurika nizere ko mu tuzarya tukananywa noya niko bimeze tugiye kubitegura neza uwo tuzashimira harimo na Jessica Zamipango uyu muntu wese nawe twakoranye ikiganiro kirapasinga kiba kirarebwa cyane yari Kasuku Media na Ikaze TV Rwanda ndabyibuka icyo gihe ikiganiro cyaratambutse kirarebwa nawe rero tuzashimira nawe iryo zina ntirizaburamo cyane hanyuma mu batumye ngira imbaraga zituma ngira urugo ntabwo hazaburamo dogiteri Jean Claude Habineza iryo zina naryo ribaye rije Bishop dogiteri muri Amerika Arizona nawe aremewe hari abantu benshi hari abantu benshi bemewe kugira ngo ngere ku Ikaze TV Rwanda hari abantu benshi bemewe nzashimira by'umwihariko nkuye kuri kameramani wanjye nanjye ubwanjye nyirizi n'umugore wanjye nzamushimira nshimira watumye ngibona nshimire n'abantu bagiye bampa ibiganiro bikarebwa nabo n'ibitararebwe cyane nabo ntabwo arabo gusigazwa gusa sinavuga amazina yabo bose ngo bashobore ariko hari tuzabiha umwanya wabyo ngiye gufata umwanya isi yose ngiye gufata umwanya wo kureba ibiganiro byarebwe n'ababikoze nandika amazina yabo wakoze cyane rero bavuga ngo ndaragiye sindagiriye umuntu ukuri kugiye ahabona ntago bizongera kuba kundi kuvuga ngo Pastor Claude araragiye Ikaze TV Ikaze TV Rwanda Ikaze TV Rwanda ni ya Pastor Claude Niyonzima dushimiye buri muntu wese wakoze subscribe like na comment agasharinga ikiganiro nukuri ntabwo turi abana b'ingayi turacyakomeje gushima tuzakomeza gushima wowe ukurikirana Ikaze TV Rwanda ukaba member w'Ikaze TV wakoze subscribe wakanze sabone njyanumva bavuga abarundi baravuga ngo ngufyonda aho handitse subscribe hanyuma agahinduka kazogera ukaba member wa Ikaze TV Rwanda turabigushimira wowe kandi udukurikirana umunsi ku wundi ugakora commentaire like ukanasharingira mu magroup atandukanye inshuti n'abavandimwe turagushimiye tubikuye ku mutima uri umuntu w'umumaro umudamu w'umumaro umugabo w'umumaro umusaza w'umumaro umukecuru w'umumaro umukobwa w'umumaro umwana muto w'umumaro mwese muhabwe umugisha abagabo n'abagore tubashyizemo icyubahiro cyane yes nawe ukurikiye DNA munsi ya kino kiganiro urasagamo link Ikaze TV nawe ube umwe mu banyamuryango ba Ikaze TV umuhigikire tukomeze tuzamurane turamwifurize kugira miliyoni wamfura we amen komeza ujye imbere rero nibyo twifuriza hanyuma reka bayigufashe imana izabikora oya yarabikoze kandi n'ibindi zabikora ubundi ejo nafese imyaka 50 y'amavuko yego maze yari yaraje sinabimenya yego sinitegereje email ngo ndebe umunsi ku wundi email kumbe yari yaje kare sinabimenya ariko kandi dushimiye na company ikorana na YouTube hanyuma abo nabo turabashimiye kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kubana nabo hose hanyuma hari n'urwandiko ruko ndabona nanyo habamo n'urwandiko runo urwandiko rwa CEO wa YouTube channel n'urwandiko rwa CEO wa YouTube cyane abanyarwanda barimo barabireba yego
rero iyi ni channel ya Ikaze TV Rwanda yo gusesengura ya makuru meza muri gospel n'amakuru atari meza muri gospel, byose turabizana, ntabyo dufite byo guhisha. Niyo mpamvu muzasanga ku Ikaze TV Rwanda tuvuga bati wowe wa muntu we nta bindi mwavuga, nta jambo ry'Imana ntaki. Oya, ibitagenda tuzabivuga, ibigenda tuzabivuga. Hanyuma iyi ni channel yo kubaka igihugu atari ugusenya igihugu. Ntabwo iyi channel izavugirwaho n'ibigarasha ibyo ari byo byose. Ya usenya igihugu wari we wese ntazahabwa umurongo n'umwanya kuri iyi channel ya Ikaze TV Rwanda. Ariko kubaka igihugu, akavuga neza igihugu cy'u Rwanda, imiterere myiza, amazi ahageze, amashanyarazi, imihanda myiza, amahopitali, amasante de sante, mituweli de sante, umutekano w'igihugu, imiyoborere myiza y'igihugu, uwo nguwo rwose ahawe ikaze ku Ikaze TV Rwanda. Imana ibahe umugisha. Rero turabashimiye. Uyu yitwa ngo Neri Mohani YouTube CEO. Uyu niwe CEO wa YouTube ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Rero press yibutse ni nzima Claude press wasubizamo. Yego, twikomereza rero twigarukire ukuri kujya habona. Ntabwo uyu munsi cyako tugiye kuganira ku bintu byinshi. Ndagira ngo nk'ibisanzwe twerekere mu bikuvugwa muri showbiz ya gospel. Yego, amakuru ari kuvugwa, ibihuha, ibiki byose, hanyuma tugire twumve uko abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakozi b'Imana bivugaho cyangwa se icyo babitekerezaho. Ndagaruka ku bya James na Oliver, inkuru sinzi ni maze imisizi. Yego, turayibona trendinga. Bamwe ni planka, abandi ngo nibyo, ariko nanone Oliver wakivugira ukuri ko ari ukuri umugabo yamutaye. Umugabo rero akaba yaragiye mu bindi bintu, ndakeka uri buze kubidusobanuraho neza abanyarwanda babimenye. Wowe mpamye neza ko ufiteho amakuru yimbitse. Reka twumve, hari akavideo mfite hano. Ndabona ariyo gahunda Messi nibyo biri mu views ndetse eshamane nibyo se nshaka ama interview ngere mu bimbeshe babwiza kuri bwitwa paruka turi bikoresha tukaje dukora ikiganiro tubabwira ko ari prank twabakoreye. None ndabona hari ngiye kubikomeza sasa naho mbabeshye byanya, ariko ikibazo shagiye uyatera ibintu nk'ibi bikagukurikirana mwiyo wabigera siriye ngakomeza nk'abatuburira. Abantu ntabwo bakunda amahoro no kwitwimana. Umva njyaga mbwira ngo tuyikore, narabyanze reba twe tumaze igihe kinini tudakora. Ndabona ariyo gahunda Messi nibyo biri mu views ndetse eshamane nibyo se nshaka ama interview ngere mu bimbeshe babwiza kuri bwitwa paruka turi bikoresha tukaje dukora ikiganiro tubabwira ko ari prank twabakoreye. None ndabona hari ngiye kubikomeza sasa naho mbabeshye byanya, ibyo ni ijwi ry'umudamu. Ikibazo shagiye uyatera ibintu nk'ibi bikagukurikirana mwiyo none nyine natangiye kugira ubwoba yarakubishye narikiye gukora ibiganiro abantu bari kunyandikira nkumva ngiye kubabwira bafite ubwoba ibibazo nk'ibi bigeze kuri mama mu mabaro yanjye. Ngiye gukomeza bato ngaho ni mu nyumvire ibiri mu mwuka w'abakozi b'Imana. Harimo nabo gutegura planka cyangwa se ikinyoma kugira ngo barebwe. Pastor, ibintu birakwiriye? Si nibyo, dufite na za message hano turagenda tuzibereka kuko byakomeje kubabaza abantu benshi, nk'abantu basaga basanzwe iminsi bamaze iminsi bakurikirana uyu Oliver hamwe na James n'umugabo we James. Afite na channel ya YouTube yitwa James and Oliver. Yes. Rero ikigaragara ni prank bakinnye, urabona aragira ati
uyu ni umuntu bavuganaga w'umudamu mugenzi we niba ari marene we niba ari iki ibintu nk'ibyo ati ibintu nk'ibyo ati ibi bintu nubikora ko atari byiza ko byagukoraho abantu nibabibona bazabivuga bite noneho Oliver nawe ati mama wanjye abimenye yanyica yavuga ko ibibaya yamahana baye ari amaki ari biki ati ngiye kubaturira reka ati umutima urambwira ngo mvuge ko ari planka twari gukora ikiganiro bukeye bwaho tuvuga ko ari planka ariko umutima ukambwira ati oya kubera ko views zari zarabuze nuvuga ngo channel yabo yabuze views bityo rero niyo mpamvu bahisemo gutuburira abantu mugore hari yaririza ati twabona mu diaspora kazi umva rero ni ikibazo gikomeye cyane ku ikibazo gikomeye kuko bari bafite abantu benshi bespira bafite abantu benshi bakurikirana babafata nk'abarole model babareberaho ko bakoraga ibiganiro byiza byanyuraga abakristo benshi muri rusange gusa reka yumvisha hajemo ngo gutandukana byabaje abantu benshi bamwe baravuga ati ntabwo byari bikwiriye mwari muberanye mwakundanaga bikadushimisha ariko niba hajemo gutandukana bibabaza abantu benshi inkuru y'izi rero za planka na Mutesi yigeze kuzikora ku kibuga cy'indege Kanombe yego afata pasiporo y'inyakanada nyirango ni nk'iy'umuntu yari afashe ati sinzabakumbura igihugu kimwe kikwanza agasozi kamwe kakwanze ukavaho ukajya ku kandi sinzabakumbura ibintu nk'ibyo byose urumva bivuze iki rero ni byiza ko buriya iyo umuntu agasozi kamwe kakwanze ngo kavaho ukajya ku kandi ntabwo ari byiza rero abantu ukuri nta pasiteri wo gukina planka ntabwo nujya mu kintu gikora ukizi ugiye kugikora umutima ukurye uvuga uti nakoze icyaha nakiguyemo ariko sinari nagiteguye ariko uzi gutegura ngo ugiye gutuburira abantu nicyo kintu nyine natwe inzego zigaragaza ibintu abantu benshi ntabwo babizi bari bazi ko ari ibyanyabyo ariko nabwiye ati hano kuri DNA no kuri kaze turagenda tubabwira ku makuru mwagiye muhishwa n'abakozi b'Imana cyangwa se abantu bari mu itorero muri rusange muri kino gihugu urumva rero batuye Masaka James na Oliver batuye Masaka ugasanga rero ntabwo ibintu ari byiza kuko ibintu bihangayikisha n'inzego kibazo batese umugabo yataye umugore atwarwa no mu diaspora babahana muri hoteli babahana runaka babahana ibi nibi umugore akarira kiriza kajya hariya je narabivuze ngo n'uguteka mitwe n'ugusikama cyane iyo bimeze gutya hari n'abantu bagira ngo n'ukuri umugabo yataye umugore hari abantu bafite umutima w'imbabazi bagatangira kumubaza batese inzu mwayikodeshaga batego twayikodeshaga bagatangira n'ubundi bavuga ko ibi babikoze kugira ngo bagirirwe impuhwe bamwe bari ku ruhande rw'umugabo bagira icyo bamwifashiriza mbese abatari bishimiye ko wenda baba bari kumwe muri rusange bamwe bafasha buri ruhande bakaza kongera kubihuriza hamwe yego kugira babone amaramuko ibi bintu ntabwo ari byiza ntibinakwiriye kuko nk'inzego z'umutekano n'iperereza na RIB ishobora kubizamo ugasanga baribaza ibintu ni ukuri umugore wagize agahinda gutya ashobora guturura bikagenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko urabona ni ubusikama ni ubusikama nta planka yo gukora ibintu nk'ibi urumva bateguye planka babivuganyeho umugore n'umugabo babyuzuza neza bati bukeye bwa tuzakora ikiganiro tubabwire ko yari planka bigeze hagati bati oya reka tubireke tubatuburire bazagire ngo ni ukuri urumva rero bayobeje imitima y'abantu benshi bakwiye gusaba imbabazi bivuye imuzi neza kandi ejo bundi Gerard Imbabazi umugore yakoranye ikiganiro Gerard Imbabazi aravuga ati kuki wabeshya abantu biravuga ko ari planka Oliver arabihakana neza avuga ko atari planka cyane so ageze kwa Gasaro nabwo ahakana ko atari planka urumva rero ni ibintu bitari byiza mu by'ukuri ukuri dutanze ni umucyo dutanze ku bantu bose bagiye bareba amacano yagiye anyuraho izo planka kuko umugore akomeza kugenda avuga ko batandukanye ko byanyabyo kugira ngo abantu bakomeze babagirire impuhwe ariko murabyumviye amascreenshot mwagiye muyabona muri iki kiganiro ari naho turuza guhera tugaruka ku by'iyi n'ibishaka Theogene yego nabwo bajyaga ngo arimo arategura planka ariko yagezeho atangira gusa nkaho yifuriza n'umudamu w'ibintu bitari bibi igihano gikomeye kiva ku Mana ibintu biri kugenda bibabaza abantu benshi muri rusange yego
uyu Pastor Theogene nibishaka ntabwo ari pasiteri yita ngo n'umuhanuzi yita umuhanuzi kwazo yita mu umuhanuzi minsi ze yaragiye atangira kuvuga ngo uburyo umudamu we yamumennyeho akadobo kuzuye inkari namwe mubyumve mwamwe abanyarwanda mwe mwabamwe mudukurikiranye ntabwo ari byiza ntabwo tuzi niba ari byo koko ariko mu by'ukuri sinzi ukuntu pasiteri arimo zo kubivuga ikintu abivugaho cyangwa se ko amakuru abifiteho ariko bino bintu byabaje abantu benshi cyane abantu bose bamukundaga bamugirira impuhwe atangira gukoresha icyo kintu avuga ngo ni nayo mpamvu yari yaranze gushinga itorero ryiwe ku giti cye koko ntihari yorohewe n'urugo arimo ntihari yorohewe ntabwo yari kuba pasiteri yafite mu bapasiteri batumvikana abaye muri ubwo buzima busa nkaho bukomeye cyane kandi abikura ku mudamu we yagereranyaga nkaho yari aboheye mu kuzimu ari kumwe n'umudamu we urabona Socrates nibishaka yagiye avuga ibintu byinshi akabivugira kuri cana imwe yitwa Umusaraba TV yego aho yavuze ko ngo umugore yanacuranga indirimbo z'icyunamo kandi atari mu gihe cyo kunama ukibaza umunyarwanda wese ukunda igihugu cye uzi ibyabaye uzi amarorerwa yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi ntakwiye kureka kwibuka niyo mpamvu habaho kwibuka buri gihe buri mwaka twibuka noneho nyirizina nk'umuntu wabuze abe aba akwiye kwibuka buri gihe ntashobora kwibagirwa ko ntiyakibagirwa ko yabutakaje yapfushije mama ntiyakibagirwa ko yapfushije musaza we ntiyakibagirwa papa we ntiyakibagirwa umwana we ntiyakibagirwa nyirarume ntiyakibagirwa nyirasenge kwibuka n'ibya buri muntu uwo ari we wese ukunda u Rwanda kandi urwanya amahano yabaye mu 1994 nibishaka we rero ntabwo we yarashyigikiye ko umugore atakumva izo ndirimbo zo kwibuka abe yabuze muri jenoside ibyo se akaba ariyo mpamvu y'intandaro y'itandukana ryabo no kumusiga byose byanashoboka buriya urumva na Yesu yaravuze ngo badateranye barasandaza byose bishobora kuvamo intandaro urumva niba badahuje oya pastor ntago wambwira wenda ibyo ngibyo sinumva ko ari ikibazo gikomeye ko wamugane kwibuka iyo hajemo amagambo nkayo n'urupfu rushobora kubaho kuri umwe cyangwa se undi ahubwo nkeka ko wenda kubera ko yari afite ibindi bari gupfa ariko rwitwazo yagiye atangaza mu itangazamakuru bigaragaza ko umudamu we atarashobotse yego ibyo ntibyashoboka se ikigaragara we yarazi ko umudamu atazaza muri social media gutandukana aho baratandukanye biri official nuko nibishaka yajyaga avuga ko yadivorishije yatandukanye ariko ntibige mu ntuze ku karubanda nyirizina ntagaragaza ibimenyetso hanyuma umudamu nawe nibishaka yarazi yuko umudamu atazaza muri social media nyuma yaho rero umudamu yumvise ngo umugabo avuga ngo yamumenaga agakari inkari yumvise ibintu byinshi akomeje kubeshya ngo yamuguriye intebe ngo umugore ngarazigurisha ngo biki byose so ibyo byose rero ngira ngo umugore yarabyumvise nawe ajya ku karubanda ajya kuri social media aho nagiye avuga ko nibishakashaka ko ari umutekamitwe umugore rero agiye ibyo asobanura agenda nagiyeyo habajeho Big Town hakurikirayo Umusaraba TV nyuma giye naje kujyanayo na Impanuro TV turi babiri Kaze TV n'Impanuro TV tugenda tugize na bimwe mu byo twajyana byo kurya ndetse n'umwambaro mu buryo mu cyangwa ubundi aho nibishaka yavuze ngo najyanye umunyagara w'igitoki aha nibaza ahubwo ngo ko najyanye umunyagara w'igitoki ko nagize umuhate wo kugura icyo gitoki ntaringishyira abana nabyaye atari abamushiki wanjye atari abamukuru wanjye muri muna wanjye nagishyiriye abana bandi bishaka we kuki nka se atafashe umutwaro wo kumva ko abo bana yabakurikirana cyane icyo kintu cyumvise rero ibyani bishaka nibyo ikindi ejo bundi yakoze ikiganiro n'umuntu umwe umunyamakuru umwe aravuga ngo Mutesi ntawantandukanya nawe Mutesi tuzabana paka karamata so urumva rero ugendana nande wicana nande uganira nande Bibiliya avuga ngo mbese ugendana nande umunyarwanda we yaravuze ngo mbwira uwo mugendana mbwira uwuriwe ubwo tuvuze ko nawe yinjiye muri kagakundi ni gahunda pastor reka dusoze kino kiganiro ko turamutse twitinzeho dushaka gusanga twacumuye ariko Imana idufashe ituze kugira gukomeretsa igihe duha abadukurikirana ukuri kubiri kuvugwa cyangwa se ukuri kubyo bari gutekereza kubyo bahishwe tuganatanga umucyo kuri byinshi byahishwe amaso yabo cyangwa se amatwi yabo atigeze yumva pastor reka ngushimire rero murakoze cyane
reka rero bakore dukurikiye kuri subscribe like na comment hanyuma tukomeze muri urugendo Yego. kuko hari abareba gusa ntibakore subscribe bitewe nuko batashishikarijwe kuyikora reka tubabwire ngo bajye kuri DNI Ministries bakore subscribe Cyane. like na comment subscribe naho ngaho handitse ngo subscribe iburyo bwawe munsi y'inyuguti z'ikiganiro ukandemo aho hatukura hanyuma harahinduka umukara harahinduka akazogera nihahinduka akazogera rero uraba wiyabonesheje notification y'ikiganiro cyose kije uzajya uhita ukibona kugira ngo ukurikirane gahunda za DNI Ministries ndetse na gahunda z'Ikaze TV Rwanda. Turabashimiye mwese rero Socrates umunyamakuru Prince umukameramani nanjye nari umutumirwa. Asante sana. Mubarikiwe sana.